ibi ngibi rero abantu be kubirenganyiriza leta ngo insengero zafunzwe utishinze ibya pasiteri, kuko ntabwo uri bujye kujya kumbwira ngo pasiteri wawe yakubwiye Yesu nk'umwami n'umukiza uramwakira arangije agushyiriraho ibiturisho 7 mu rusengero ngo umuhe yambariye umukandara musi cyane y'umukondo kubera ko inda yatwikiriye umukandara ngo umushyire ubutunzi bwawe adafite n'ahashyira mu nda kuko huzuye twujuje marine na mayibobo munsi y'amateme zishonje zidafite uko zibaho, twujuje abantu mu bitaro bafungiraniwemo bakize badafite uko babigenza, kandi Yesu yaravuze ngo nari nshonje nari ndwaye nari ifunze nari nambaye ubusa. Aho niho Yesu yatubwiye yaba, ntago yatubwiye ko abe Nazareti no muri Isiraheli ahantu ngo bajye kumureba bamushakira mu mva barunguruka mu mva aho yabaye kandi ataranahamaze iminsi 3 basize ingo zabo zimeze nabi n'imiryango yabo imeze nabi. Pasiteri indiragera ahangaha irangana gutya arajya kuruhimba akakubarira umubare w'amakositimu akakubwira ngo ndashimira Imana ko nsigaye nambaye kositimu 15 ngo garderobe ziruzuye ngo mfite igipangu ngo vasona ngo niki akagushyira imbere ibiturisho 7 utishyuye umutekano. Attention, Imana igaca mu buyobozi kuko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Ni nayo mpamvu y'iri jambo dusomye Bibiliya iravuga ngo tugandukira abategeka ngo kuko ari Imana yohereza kugira ngo bagaye inkozi z'ibibi ndetse bashima bakwiriye gushimwa. Imana ikoresha abo ngabo. Mu minsi ishize Imana yamaye ijambo riri muri Yeremiya ibice 16 umurongo wa 16 iravuga ngira ngo ni mu kwezi kwashize mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, riravuga ngo noneho ngiye kohereza abarobyi ngo bagende baroba abantu bitiriwe izina ryanjye, abazasengera mu mazi abarobyi bazabarobamo. Ngo ngiye kohereza abahigi benshi cyane ngo babahige mu masinagogi, mu misozi, mu mashyamba, mu bitare, ngo ahantu hose. Iri jambo mbonye ubu ngubu ari bwo risohoye kuko risohojwe n'iyi message narimo nkubwira ejo nabonye uturere twose mu gihugu duhererekanya. Rivuga ngo mugende mubafate mubakureyo mu masinagogi, mu mashyamba, mu mavumo, mu butaya, ahantu hose, ngo nabo barobyi no mu mazi abajyaga bajya mu mashyuza, abajyaga bajya ibyumba mu mazi, mu masumo n'ahandi hatandukanye, ngo ngiye kubohereza abo barobyi n'abahigi babahiga babafate, ngo kandi ibicumuro byabo nzabanza mbibahembere 2. Dufite ikibazo muri iki gihe cy'ifungwa ry'insengero, dufite ibibazo bitandukanye mu gihugu cyacu, ariko cyane cyane icyateje ibibazo bitandukanye ni ikibazo cy'ifunga ry'insengero. Ariko Bibiliya ifite ikibivuzeho, iravuze ngo tugandukire ubuyobozi, tugandukire umwami ngo cyangwa se abatuma kuko ari bo nyine ababashije kohereza. Ubwo n'abayobozi b'izindi nzego zimukurikiye, ubwo n'umuyobozi w'igihugu n'izindi nzego zose atuma zikaza zikatugeraho sengerwa. Yari message irimo ibihano bikomeye, ariko ikirimo gikomeye nuko bavuze ngo aho muzasanga groupe iyobowe n'umuntu cyangwa abazaba bayoboye itsinda ryaje gusengera aho hantu hatemewe, uriyoboye azafatwe ajyanwe muri transit center, hanyuma abayobowe bajyanwe ku mirenge baganirizwe bamone gusubira mu ngo zabo. Nukuvuga ko rero turi mu gihe gitandukanye n'ibihe twari tumenyereye. Turi mu gihe Yohana yakozemo igitabo cy'ibyahishuwe, turi mu gihe Daniel yakingiranwa ahantu ariko ntibyamubuza gusenga, ahubwo akingura amadirishya asenga akubye inshuro nyinshi zo yasengaga. Ariko mu gusohora message y'ibyo yabaga akuye mu byo yasengeye cyangwa yahawe, bakazisohora mu bwenge, ntibazisohore beruye nk'uko ba Ezekiya na ba Yeremiya bavugaga ubuhanuzi bahawe. Umutima wanjye uragukeneye mwami. Yes, reka ngusubize ngwifurize ibihe byiza uherereye hose ukurikiranye Umusaruzi TV. Reka ngushimire ko wahisemo kubana natwe, ngushimire ko ufunguye iyi video cyangwa se iki kiganiro. Ngewe ndi Mugisha kuri mikoro nk'ibisanzwe z'Umusaruzi TV. Reka nshimire abantu badukurikirana umunsi ku wundi bari mu gihugu cy'u Rwanda, nshimire abadukurikirana bari i Burundi, nshimire abanyamurenge mwese aho muherereye hose, aho uri hose wumva ururimi rw'Ikinyarwanda.
turagushimiye kandi tugahe n'ikaze mu kiganiro, deka duhe n'ikaze umutumirwa wacu, tugahe ikaze. Murakoze. Meze neza? Yego. Amakuru y'iminsi? Ni amahoro gusa. Ijwi ko riri hasi se? Ubwo ndatuje. Shaka kuba duteza bagire ngo ntabwo twaguhaye amazi. Aya ubwo wamenyereye abavuga cyane. Hari umuntu nigeze kubona bakira, baramubwira nyine gutya nkoze introduction, baramubwira ati turakwakiriye. Ahita avuga ati oya ntago mwanyakiriye. Timwibeshya. Ntabwo mwanyakiriye. Mucyakoze nimba ari uko mwakira mwanyakiriye ubwo, ariko ibyo begereye ni mwanyakiriye. None nawe nitwakwakiriye. Mwanyakiriye nge? Natwe twakwakiriye. Tugahe ikaze rero. Yego rakoze. Reka utangire wibwira abantu bo ku Musaruzi, bashobora kuba barakubonye ahandi cyangwa se ari ubwa mbere bagiye kukubona, ariko by'umwihariko reka tubifate nk'aho batarakubona. Tubibwire. Nitwa Josephine Mukankusi. Ndi umugore, irangamimerere ryanjye ni ubupfakazi. Yego. Ndi umugore ufite abana 4 yabyaye ari kurera benshi. Nge rero ndi umwana cyane ntabwo mpita nsobanukirwa neza. Iyo uvuze ngo umwana se ukaba waraje kubariza abantu bakuru gute? Ntabwo ndi umwana mu buryo aho uhari uhabereye abantu bose bakurikira Umusaruzi. Yego. Ubwo umwana umenya ibikwiriye abantu bakuru? Oya ariko nadiriye njya mubwira. Umuntu ufite ubwanwa se ahubwo. Kandi bajya bavuga ngo aho ubwanwa buje ubwanwa burava. Adiriye njya mubwira ngo ntabwo nkunda kumvira mu migani. Cyangwa se mu kuzimiza. Kuko mvuze irangamimerere. Impamvu rero mbivuze, nanjye impamvu zawe ndi umwana, mbarije noneho umwana uri kutureba, nkabariza n'umukuru, nkanabariza umuntu uwo ari we wese bitewe n'uko ari bwumva ikintu. Icyo utari wumvise ni iki ngo nsubire? Ntari numvishe n'uburyo uvuze ngo wowe umupfakazi, nyine biciyeho ukuntu. Ndi umugore kuko ndi umugore washyingiwe wasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Icyo gihe Bibiliya ikomeza kwita umugore, ariko irangamimerere ryanditse nahinduriwe izina mu gitondo kimwe narabyutse nsanga nabaye umupfakazi kandi nari umugore wa Tofili. Hanyuma mbyutse nsanga nabaye umugore wa nyakwigendera. Irangamimerere rero bahita bahindura uwo munsi bagasiba wa muntu ugasigara witwa umupfakazi. Yego. Izina dukunda gukoresha ni Bibiliya niryo yemera. Yego. Nitwa Mukankusi Josephine. Yego. Jose tugahe ikaze. Mama w'abana 4 bose. Bakunda kwita mama? Abo bose. Mama w'abana 4. Mama Fidele, mama Ivan, mama Shema. Yego. Ubwo buri wese yahitamo ibyo ashaka. Yego, reka tuguhe ikaze, ariko hano tugira umuco wo gutangira twiragiza Imana mbere yo gutangira kugira icyo tuvuga. Ibyo ni inyungu ku mukristo wese. Data wa twese mwiza, ndagushimiye kuri Imana kandi ubereye Imana, bubereye Imana bose n'ibyo ubereye Imana byose, ko mu isi no mu ijuru nta gihwanye nawe, nta nicyo twakugereranya. Uko uvuga ni kungana rero ntiwirarira. Tugeze hano kubw'ubuntu bwawe n'uburinzi bwawe, n'abadukurikiye bose warabarinze, nuhimbazwe. Rero kubw'imvugo yawe ari ihame, tuje hano kugira ngo tuvugishe, uvugire muri twebwe, kuko waturemeye imirimo myiza yo kuguhesha icyubahiro. Abantu badukurikira bose bahibi bakwiriye kandi bibahaza, kuko umwuka ari ubimenya ibyo ushaka n'ibyo ushima bari byo bibaho, kandi bigufite umumaro, bikubyarira umusaruro, ari byo ugaburira abantu bawe. Mu izina rya Yesu Kristo niho mbisabye nizeye, amen. Amen. Jose, uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, uri umupasiteri, umuntu wese twicaje abahita batangira gutekereza se ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, ni umuririmbyi. Umwigisha. Ubuvugabutumwa tuba tuvuga ni ubwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Yego. Tugahe ikaze rero mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uyumve mikaze ku Musaruzi. Murakoze. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Riri mu rwandiko rwa Petero rwa mbere, Petero wa mbere. Yego. Igice ni icya 2. Turahera ku murongo wa 11. Ni message yo guha abantu muri rusange batuye isi, ariko by'umwihariko abanyarwanda. Petero wa mbere ibice 2 duhereye ku murongo wa 11 tukageza kwa 17. Ndahasoma hose, nubwo tumenyereye ko umuntu asoma uduce duto duto, ariko genda hasoma hose. Yego. Haravuga ngo
niyegereze neza Bibiliya. Haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo kugira ingeso nziza mu bapagani no kugandukira abategeka. Umurongo wa 11 haravuga ngo bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira kugira ngo mwirindira ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. 12 mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. 13 haravuga ngo mugandukire ubutware bwose bw'abantu kubw'umwami wacu, naho yaba umwami kuko ari usumba bose, cyangwa abatware kuko ari bo batumwe nawe guhana inkozi z'ibibi no gushima bakora neza. 15 haravuga ngo kuko ibyo Imana ishaka ari uko mujibisha abantu b'abapfapfa batagira icyo bamenya gukora neza kwanyu, mumeze nk'ab'umudendezo kuko ari uwo mudendezo. Mumeze nk'ab'umudendezo koko. Ni koko. Kansubiremo 16 mumeze nk'ab'umudendezo koko, ariko uwo mudendezo mutawutwikiriza ibibi, ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana. Mwubaha abantu bose, mukunde bene data, mwubaha Imana, mwubaha umwami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twishimiye Imana. Cyane cyane umurongo wa 15 uravuga ngo kuko iby'Imana ishaka ari uko mujibisha abantu gukora neza kwanyu. Nakabaye ariko konyine nasomye, ariko nashatse ko umuntu wese aza kumva iyi message kandi akayisobanukirwa. Iyi message nayihawe mu rukerera ubwo nari maze kubaza Imana ngo ko bantumiye, ko bampamagaye wabyumvise, kandi ibintu byose ko ari inyungu kuri wowe, ubu ndajyana iki? Umuntu utinya Imana, umuntu ukorera Imana yitinya, abizi neza ko ari yakorera. Iteka ryose ahora yihindira umushyitsi, ntabwo tujya tumenyera. Umuntu ukorera Imana mu by'ukuri ntabwo ujya umenyera ngo wumva umenyereye ibyo uvuga cyangwa ibyo ukora wumva urabizi. Kereka niba ari jyenyine bibaho, ariko jye sinjya mbimenya ngo numve nabimenyereye ku rwego umuntu amamagara mpite ngenda njyanye ibyo mfite ntashatse bishyashya. Abantu rero bo ku musaruzi nabajije ngo ubu ndabaha iki, nibwo nahawe rino jambo. Ibiri irambwira ngo tugandukira abategeka, tugandukira umwami. Mu Rwanda ntago dufite umwami, ahubwo dufite umuyobozi. Dukwiye kugandukira umuyobozi cyangwa ngo abo yabatuma bose. Dufite ikibazo muri iki gihe cy'ifungwa ry'insengero, dufite ibibazo bitandukanye mu gihugu cyacu, ariko cyane cyane icyateje ibibazo bitandukanye ni ikibazo cy'ifunga ry'insengero. Ariko Bibiliya ifite iki bivuzeho. Iravuze ngo tugandukire ubuyobozi, tugandukire umwami, ngo cyangwa se abatuma, kuko ari bo nyine ababashije kohereza. Ubwo ni abayobozi b'izindi nzego zimukurikiye, ubwo ni umuyobozi w'igihugu n'izindi nzego zose atuma zikaza zikatugeraho. Mu by'ukuri icyo Bibiliya ivuga ni igiki, cyangwa ikiri jambo rivuga ni igiki? Abantu baravuga ngo ko insengero zifunzwe, abantu basengerehe. Ejo nabonye itangazo ricicikana, bigaragara ko ryari rikorewe ku karere kamwe katashyizeho izina ryako, cyangwa se uwibye iyo message akayitambutsa akayishyira hidakwiye kujya. Ni akarere kari kahaye message abayobozi b'imirenge n'abayobozi b'utugari kugeza ku midugudu. Yavugaga uburyo abantu bakwiriye kwitwara, yabwiraga inzego zose uburyo ziri buze gukaza ingamba ku ahantu hari aho bita ubutayu n'ahantu hagiye hari ubuvumo, ahantu hose hasengerwa. Yari message irimo ibihano bikomeye, ariko ikirimo gikomeye nuko bavuze ngo aho muzasanga groupe iyobowe n'umuntu cyangwa abazaba bayoboye itsinda ryaje gusengera aho hantu hatemewe, uriyoboye azafatwe
ajyanwe muri transit center, hanyuma abayobowe bajyanwe ku mirenge baganirizwe babone gusubira mu ngo zabo. Ni ukuvuga ko rero turi mu gihe gitandukanye n'ibihe twari tumenyereye, turi mu gihe Yohana yakozemo igitabo cy'ibyahishuwe, turi mu gihe Daniyeli yakingiranwa ahantu ariko ntibyamubuza gusenga, ahubwo akingura amadirishya asenga akubye inshuro nyinshi zo yasengaga, ariko mu gusohora mesaje y'ibyo yabaga akuye mu byo yasengeye cyangwa yahawe bakazisohora mu bwenge, ntibazisohore beruye nk'uko ba Ezekiya na ba Yeremiya bavugaga ubuhanuzi bahawe. Daniyeli yarazimizaga, ni nayo mpamvu uyu munsi igitabo cya Daniyeli abantu benshi batacyumva, ndetse na Yohana ava aho hantu yari yarajugunywe cyangwa ava mu gihano yari yarakatiwe cyo kujugunywa ahantu hakomeye, yavanyeyo igitabo cy'ibyahishuwe aza azimiza adasobanura neza, aho yagiye yandikira amatorero 7 akavuga ibintu bijimije, bimwe wambwiraga ngo nago wumvira mu migani. Rero bizabonerera ababoneye. Bibiliya Paulo hari urwandiko yandikiye Tito aramubwira ngo biraboneye byose, ngo ariko bibonereye ababoneye. Ni mu gice kimwe nko mu murongo nk'uwa 15 hafi aho, ngo byose biraboneye ngo ariko bibonereye ababoneye. Iki gitabo rero nacyo cy'ibyahishuwe kijya gukorwa gutyo cyakozwe kubera igihe cyari gikomeye nk'iki ngiki. Hari igihe bashobora kuvuga ngo dufunze urusengero kubera umurindankuba, ariko ikibazo atari umurindankuba, ahubwo yego nawe ari ikibazo, ariko ikibazo ari ikigaragara, cyiswe ikibazo kuko aricyo kigaragara, ariko ikibazo kirimo imbere. Wasanga hatari hari n'ubwisanzure bw'abantu bari muri urwo rusengero, wenda barimuye Imana, barimuye Imana, Imana igaca mu buyobozi, kuko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Ni nayo mpamvu y'iri jambo dusomye, Bibiliya iravuga ngo tugandukire abategeka, ngo kuko ari b'Imana yohereza kugira ngo bagaye inkozi z'ibibi ndetse bashima abakwiriye gushimwa. Imana ikoresha abo ngabo. Mu minsi ishize Imana yamaye ijambo riri muri Yeremiya ibice 16 umurongo wa 16, iravuga ngira ngo ni mu kwezi kwashize mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, riravuga ngo noneho ngiye kohereza abarobyi ngo bagende baroba abantu bitiriwe izina ryanjye, abazasengera mu mazi abarobyi bazabarobamo. Ngo ngiye kohereza abahigi benshi cyane ngo babahige mu masinagogi, mu misozi, mu mashyamba, mu bitare, ngo ahantu hose. Iri jambo mbonye ubu ngubu ari bwo risohoye, kuko risohojwe n'iyi message narimo nkubwira ejo nabonye uturere twose mu gihugu duhererekanya. Rivuga ngo mugende mubafate mubakureyo mu masinagogi, mu mashyamba, mu mavumo, mu butaya, ahantu hose, ngo nabo barobyi no mu mazi, abajyaga bajya mu mashyuza, abajyaga bajya ibyumba mu mazi, mu masumo n'ahandi hatandukanye, ngo ngiye kubohereza abo barobyi n'abahigi babahige babafate, ngo kandi ibicumuro byabo nzabanza mbibahembere kabiri. Ibi ngibi rero abantu be kubirenganyiriza leta ngo insengero zafunzwe, ahubwo tugandukira abategeka, twumva icyo badutegeka, ubundi twegera Imana nk'abana bakundwa. Aho gusengera harahari mu by'ukuri ni mu mitima yacu, kuko Bibiliya ivuga ngo abo data ashaka ko bamusenga bamusengere mu kuri no mu mwuka. Hafunzwe izi nzu z'amatafari rero, kandi nazo babaye begetseho kugira ngo dukanguke duhurure ngo twitabe tujye mu ntambara, ariko ntago hafunzwe urusengero nyarusengero. Tubagandukire tubumve kandi tubumvire, kuko ibyo ari by'Imana idusabye, ubundi tugabanya amagambo abayavuga natwe turi kuvuga, mu ducecekeshe gukora imirimo myiza. Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 15 ngo tuzibishe abantu imirimo myiza, twe kubazibisha amagambo. Rero nimba baduhagurukanye cyangwa baduhagurukiye cyangwa badukoreye ibyo tutashakaga ko badukorera, tubazibishe gukora neza. Nibagenzura imirimo yacu bakabona ko ari myiza, bazaceceka kandi bazaza bakore natwe ibyo twashakaga, bityo dukorera Imana. Ikibazo aho kiri ni hehe? Tuma n'Imana itanga izi message, nuko benshi bari bafite insengero, ariko nawe warugera mukibaza uru n'urusengero cyangwa nakabyiniro, n'urusengero cyangwa nakarima k'igikoni, n'urusengero cyangwa niki. Nta ubundi urusengero rwakabaye rudakumira umupagani, kuko zashyizweho
kugira ngo abapagani baziruhukiremo, abarushye. Umuntu wasinze numva ari we wari ukwiye ahubwo kuza mu rusengero kugira ngo aruruhukiremo, ariko yiza ngo aruhindure narwo agasindiro, ngo bamugaburire ibimusindisha. Niyo mpamvu Bibiliya dutegetse ngo nitugandukira abadutegeka, kuko ibyo bari kutubwira babishyiriyeho gushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka, ngo guhana inkozi z'ibibi no gushimira abakora neza. Iryo ni ryo jambo ry'Imana. Imana yashatse ko abantu bumva muri iyi minsi urusaku rugabanuke, ibintu biri gucicikana ahantu hatandukanye ngo insengero zafunzwe nibigabanuke, kuko byashyizwe mu bikorwa n'umugambi Imana yashakaga ko bibaho, ibicishije mu mwami n'abategetsi yohereza ngo bagende babikore. Nimba rero tubona bikomeye, tubazibisha imirimo myiza iyo bashaka ko dukora, naba ariyo dukora, ariko insengero zo ziracyahari, ziracyakinguye. Abo data ashaka ko bamusenga bari kumusengera mu kuri no mu mwuka, cyane ko Yesu atanari muri izi nsengero. Ariko hari ntazabamo se? Yesu ntabwo aba mu nsengero, buriya nta nubwo yigeze azisengeramo. ko ari abantu se babo hose, anagezeyo yasanze ibintu biri gukorerwamo. Ejo nagiye mu giterane ahantu, ndeba ukuntu igiterane cyabaye umunsi wose, ni mu ntara. Ndeba ukuntu igiterane cyahereye ngo 3 za mu gitondo kiba kigeza 9 za nimugoroba, nta muntu n'umwe wamanitse ikiganza ngo ndakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nta wacitse intege byibura waguye mu mutima ngo amanike ikiganza ati jyewe nari narasubiye inyuma ndagarutse. Igiterane cyabaye, korari yagiteguye yadepanshije amafaranga ageze nko mu 500, abantu bararya baranywa, ariko habura umuntu n'umwe wakwihana umunsi wose. kandi niyo ntego y'igiterane. Kandi ubundi inyungu z'Imana no mu gushyigikira ibibera ahantu hose hitwa urusengero, nukuba haboneka umuntu wakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu ikoresha aba barobyi rero bari muri Yeremiya 16:16 n'abahigi. Ni nayo mpamvu ikoresha iri jambo Imana iduhaye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, mu mirongo yose dusomye, igakoresha umwami n'abatuma bose kugira ngo ashimira abakora neza kandi agaye inkozi z'ibibi. Numva rero twakavaye tugabanya urusaku. Inyungu za Yesu mu rusengero nuko abantu bakizwa. Inyungu za maraso Yesu, amaraso yamennye yayameneye abapagani, ariko pasiteri we yemeza kuyaha abavuga ko ngo bakijijwe neza gusa, kandi Yesu yarayameneye abapagani. Hari ibintu byinshi bitameze neza. Iyi leta iba ikwiriye kubanza ikumvikana n'abafite izo nsengero uburyo n'uburyo bw'ubwisanzure mu rusengero, kugira ngo umuntu wese yaje arushye cyangwa aremerewe cyangwa ababaye adahezwa. Insengero nyinshi baravuga ngo umupagani ngo cyangwa ngo umuntu wambaye ubusa, kwambara ubusa, kutikwiza, kwambara mini, gusa nabi. Ikintu gituma bavuga ngo uyu muntu n'umupagani cyangwa n'umwibone, nge mbona bakabaye bamutegera ibiganza akaza bakamwakirana ubugwaneza, bakamuhugurana umutima w'ubugwaneza, bakamwerera imbuto ibyo ababonanye akaba ari byo yigana, kurusha kuvuga ngo nagenda ajye hariya ngo bamuhaye Satani baramutenze kuko yacumuye cyangwa baramujugunye baramwirukanye. Nsanga rero bareka Imana igashyira mu bikorwa ibyo ishaka gushyira mu bikorwa, kandi bicishije mu mwami, kuko Imana ifite amaboko magari, ifite ikiganza cyaterura isi mu munota umwe, ibasha ngo kugera umukungugu w'isi yose ikoresheje ikiganza cyayo, ngo ibasha guterura amazi, kandi amazi mu isi aruta ubutaka, ariko yo ngo ibasha kugeresha amazi y'inyanja zose ikiganza cyayo. Ntabwo rero Imana yananirwa guterura ubuyobozi cyangwa ubutegetsi ngo ibuterura ahantu hamwe ibutereka ahandi. Ntabwo Imana yananirwa gufata umwami ngo imuterura ahantu hamwe imutereka ahandi. Ntabwo Imana yananirwa kuganiriza umwami mu bicuku by'ijoro ngo imuhe ijambo nk'uko nguko ibasha kuriduha ngo tuze turibwira abantu. Ntabwo yananirwa kumusanga nawe ngo imuganirize imubwire ngo nkorera ibingibi, tarinze no gutuma abahanuzi. Rero nibareke leta n'inzego zose bireba zishyire mu bikorwa icy'Imana iba yababwiye. Cyo nzi cyo ntabwo ari ryo herezo. Nimara gushungura ikareba ababoneye bakemerwa ko baboneye, bagashimwa bagakora, abagawa nabo bakagawa bakasubira kwisubiraho.
Imana izongera ikingure sina kera, zimwe na zimwe zigiye gukingurirwa, ariko naho zaba zikinguye Yesu ntago aba mu nsengero. Ubutaha ni ingaruka nzababwira ahantu Yesu aba. Yesu ntago aba mu nsengero. Mu nsengero habamwe abashumba. Ko hari abahamubonera Jose. Bahamubonera bate? Yesu ko hari abajyayo bakamubonera, nyine kuvuze ngo ntago aba mu nsengero. Iyo umuntu agiye agakizwa akatura akihana akabona Imana, ntaba abonye Yesu. Iyo umuntu agiye mu rusengero akihana agakizwa, ntitubyita ko abonye Yesu, cyangwa tubyita ko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ariko ushaka Yesu, hari ijambo yavuze uzarimbaza ubutaha wenda mu kindi kiganiro, ko turikize kuri iki cyaba kirekire kandi iyi yari message turi gutanga. Ariko nushaka kumbaza aho Yesu aba, nzahakubwira, kuko ku munsi wa nyuma usoza ibi byose turimo hazaba urubanza. Urubanza rero, kugira ngo habeho urubanza habanza kubaho ubutumire, asinyasiyo, convocation cyangwa invitation. Buri wese ashobora kubyita uko ashaka, nubwo gihe nkoresheje igifaransa, ariko ni ubutumire cyangwa guhamagara. Asinyasiyo, convocation cyangwa invitation. Aho rero niho tuzareba mu gice gikurikiyeho, cyangwa ubutaha tuzareba ahantu Yesu aba. Kujya muri izi nzu twita insengero ni byiza, kuko turabohoka, zinafashije byinshi leta, zigabanyije yego byinshi byakabaye bibangamira ubutegetsi. Ariko ubutegetsi nabwo mbere yuko abantu baba abo mu rusengero cyangwa ba pasiteri runaka, babanza kuba aba leta. Kuko kugira ngo iyi leta, urugero leta y'u Rwanda ituyoboye, kugira ngo ibeho ibituyoboye, yamennye amaraso menshi kugira ngo tube turi uko turi, kugira ngo tube dufite aka kanya umutuzo wo gufata mikoro nicara humbaze nawe nge ngo usubize, nta sasu riri kuvuga, nta nduru iri kuvuga, nta udushyizeho metero ngo abanza arebe uko tureshya uburebure n'ubunini. Nuko hari amaraso menshi yamenetse. Ntabwo rero turi buze kuza kuvuga aya Yesu ngo wayameneye i Nazareti na hehe tutaramubonye, tutarabasha kubanza kubaha y'abana bacu n'abasaza bacu na ba marume yamenetse, ngo tunaha agaciro icyo yamenekeye. Dushake guhora dusandaza yandi buri munsi, tutarabanza guha agaciro yamenetse ngo tunayubahe tuyubahishe. Tujye kwemera umunyamahanga twazaniwe n'abanyamahanga, turamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, nibyo. Ariko kugira ngo tumuhe agaciro, tubanze duha agaciro ibyo turebesha amaso. Kuko n'abamutuzaniye batangiye kwisubiraho no kwivuguruza. Birasaba rero ko tuza kureba Imana twabonye n'amaso, Yesu ukareba uwo wagendanye nawe n'amaso, ukibuka aho yagukuye n'ibyo mwagendanyemo, utishinze ibya pasiteri. Kuko ntabwo uri bujye kujya kumbwira ngo pasiteri wawe yakubwiye Yesu nk'umwami n'umukiza, uramwakira, arangije agushyiriraho ibiturisho 7 mu rusengero ngo umuhe, yambariye umukandara musi cyane y'umukondo, kubera ko inda yatwikiriye umukandara, ngo umushyire ubutunzi bwawe adafite n'ahashyira mu nda kuko huzuye. Twujuje marine na mayibobo munsi y'amateme zishonje zidafite uko zibaho. Twujuje abantu mu bitaro bafungiraniwemo bakize badafite uko babigenza. Kandi Yesu yaravuze ngo nari nshonje, nari ndwaye, nari ifunze, nari nambaye ubusa. Aho niho Yesu yatubwiye yaba, ntago yatubwiye ko abe Nazareti no muri Isiraheli ahantu ngo bajye kumureba bamushakira mu mva, barunguruka mu mva aho yabaye, kandi ataranahamaze iminsi 3. Basize ingo zabo zimeze nabi n'imiryango yabo imeze nabi. Pasiteri indiragera ahangaha irangana gutya, arajya kuruhimba akakubarira umubare w'amakositimu, akakubwira ngo ndashimira Imana ko nsigaye nambaye kositimu 15, ngo garderobe ziruzuye, ngo mfite igipangu, ngo vasona, ngo niki, akagushyira imbere ibiturisho 7 utishyuye umutekano. Attention,
atansi tishyuye umutekano muri karitsiye, ufite mesaje igihumbi zikwibutsa umutekano kutawishyura, uw'ibishingwe utamwishyura, banza wite kuri uwo nguwo niwe Yesu wa mbere. Uwakomanze wawe aje kugusaba wamwirengagije, wabwiye umukozi ngo uze kubwira abantu ko ntahari, ngo ndacyananiwe ndacyaryamye mbanze nduhuka, uwo ni umushumba. Ahubwo leta yubahwe, cyangwa ntanafata abantu yaje gushyira byinshi mu bikorwa byari bigeze Imana ahangaha. Yaravuze ngo ngiye kukuruka ubwo dakonje n'unabiri, buriya nayo byari byayigeza iravuga ngo ibyinshi reka mbanze mbiruke. Bivuze ngo ni Imana yakoresheje ubuyobozi kugira ngo bafunge insengero. Ndaza kugusubiriramo, uratuma ngusubiriramo iri jambo uko rivuga, kandi n'ubundi message kuko nyishoje reka nongere ndigusomera. Ni urahita ubyumva neza, ni Imana yaje gushyira mu bikorwa ibyari biri ku mutima wayo, iciye mu buyobozi. Nsoza nimara kurisoma ntugire irindi jambo na rimwe mbaza, ndaba nshoje ndahita nsenga. Ijambo riravuze ngo riri muri Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice ni 2, umurongo ni uwa 11 ntangiriyeho. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kugira ingeso nziza mu bapagani no kugandukira abategeka. Abategeka sobwo wumvisemo mu rusengero. Umurongo wa 11 uravuga ngo bakundwa ndabahugura muri ngo ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirindira ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. 13 mugandukira ubutware bwose bw'abantu kubw'umwami wacu. Kirumvikana? Yego. Kubw'umwami wacu, naho yaba umwami kuko ari usumba bose, cyangwa abatware kuko ari bo batumwe nawe, cyangwa kuko ari bo batumwe nawe guhana inkozi z'ibibi no gushima abakora neza. 15 haravuze ngo 14 wahumvise uhashyiraho n'ikitonderwa. Yego. Haravuze 14 ngo cyangwa abatware kuko ari bo batumwe nawe guhana inkozi z'ibibi no gushima abakora neza. Kuko iby'Imana ishaka ari uko mujibisha abantu b'abapfapfa batagira icyo bamenya gukora neza kwanyu. Ako wakumvise? Yego. Mumeze nk'abo mudendezo koko, mumeze nk'abo mudendezo koko, ariko uwo mudendezo ahubwo mugenze nk'imbata Imana. Mwubaha abantu bose, mukunde bene data, mwubaha Imana, mwubaha umwami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Data wa twese mwiza, mvuze uko mvugishije kandi uko uvugane kungana ntiwirarira. Icyo nkuziho nuko wiyemera, nanjye ndakwemera, n'abadukurikiye bose barakwemera, n'abatakwemeraga bagiye kukwemera uhereye none, kuko uherekeje ijambo ryawe kandi uriherekeresheje imirimo n'ibitangaza. Ngaho ibyo ushaka n'ibyo ushima n'aba ari byo bibaho, mbisabye Data wa twese mwiza, mu izina rya Kristo Yesu umwami. Amen. Amen. Reka ngushimire n'abantu bari badukurikiranye, kandi basabe gusenga cyane kubwa nyuma yo kumva ino message. Usabe gusenga ntabwo bisaba ko ujya muri zanzu, koko nibyo wasengera naho uri hose, utiriwe ujya no mu butayu, nabwo numvishe ngo babujije. Yego. No mu rugo wasenga, ndetse naho uri mu kazi wasenga. Reka rero mbashimire ko mwabanye natwe, Jose nawe tugushimire. Mane bahumugisha murakoze. Nibutsa abantu no gukora subscribe kugira ngo tuzabashe kubana mu biganiro by'ubutaha cyangwa se muri message z'Imana. Reka mbabwire ngo ibihe byiza, Imana ibaho umugisha. Umutima wanjye uragukeneye mwami.